ubu ni ubuhanuzi ni n'isengesho ngiye gusenga ry'umuntu wizeye. Ntabwo ari isengesho rya buri muntu wese, ni isengesho ry'umuntu wizeye. Kubera ikinzanye aya mavuta ya olive oil, harimo ubuhanuzi bukomeye abantu benshi batari bazi. Nshuti yanjye, ngiye kugusengera Imana. Niba wizeye isengesho, sige aya mavuta teriboniya muri ibyo biganza byawe. Aya mavuta mu izina rya Yesu. Ufata amavuta cyangwa amazi, nsengane nawe wizeye iri sengesho. Kubera iki? Umwuka wera yambwiye mfata aya mavuta. Bagusize icyangiro, ibintu byose ugerageza gukora biranga. Hari umwuka bamaze kugusiga w'icyangiro, feva yakuvuyeho, kandi iyo udafite feva nta ushobora kugera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo musengere abantu mubasize amavuta kugira ngo bakire babohoke. Iyo ndwara ikuriho mu butwari nahawe n'Imana, ngiye gusengana nawe teribori ya sayidra. Nta mpamvu yo guhora uribwa, nta mpamvu yo guhora urwaye. Umubiri wawe wagira ngo wasinyanye kontra n'indwara. Uzi imiti wagira ngo wize farumasi, imiti yose urayizi y'ibishaka iy'ibyatsi, kubera guhora urwaje no guhora urwaye. Mu butwari nahawe n'Imana, imbaraga zose z'uburwayi zive ku buzima bwawe n'umuryango wawe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 6 umurongo wa 13. Haranditse ngo birukana abadayimoni benshi. Umva gatoya, biravuga ngo birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta. barangije ngo basiga abagwaye amavuta. Abagwayi benshi barangije barakira. Haleluya, amen. Twari nahawe n'Imana. Yego. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Yego. Tugiye gusenga Imana. Yego. Iyo ngwara igiye gukira, iyo diabete igiye gukira, uwo muvuduko ugomba gukira. Ntabwo wasinyiye iyo ngwara. Ibyo bigendagenda mu mavi yawe, ibyo bigendagenda mu maguru yawe, ndategeka mu izina rya Yesu, uwo mutwe w'uruhande rumwe, ayo maso akira gukira. Bibiliya subiramo gato. Mariko ibice 6 umurongo wa 13. Bakuru birivuga haragira uti birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta. Buretse gatoya, barangije basiga amavuta. Buretse gato, birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta. Ayo ni amavuta. Ariko ibice 6 umurongo wa 13 haranditse ngo birukana abadayimoni benshi, birukana dayimoni gwanya umuryango wawe. barangije basiga amavuta. Abarwayi benshi, basiga abagwayi benshi, barangije barakira. biravuga ngo barangije barakira. Ndasengera umubiri wawe, indwara yose aya ni amavuta. Ndategeka mu izina rya Yesu, indwara yose igendagenda mu mubiri wawe, igendagenda mu mugongo wawe, igenda mu izina rya Yesu, irekura umubiri wawe. Iyo diabete, uwo muvuduko w'amaraso, iyo ndwara yafashe abana bawe, iyo ndwara yafashe umugabo wawe, ndasenga wakire gukira. Yego. Biravuga ngo basiga amavuta. Abagwayi benshi barangije barakira. Akira gukira. Ndagusenge mu izina rya Yesu. Yego. Iyo ndwara yagendagendaga mu mubiri wawe, Yego. ndategeka mu izina rya Yesu. Yego. Akira imbaraga z'Imana zigukira. Yego. Ibyo byagendaga biguhekenya, Yego. ndasenze mu izina rya Yesu. Yego. Ndasenye ibicaniro by'indwara. Yego. Ikurikirana umuryango wawe. Yego. Ikurikirana famiye. Yego. Akira kubohoka. Akira Abana bawe ntibazongera kurwara. Umugabo wawe ntabwo asongera kurwara. Yego. Umugore wawe ntabwo asongera kurwara. Yego. Iyo ndwara yagendagendaga mu buzima bwawe, Yego. ndayisengeye. Akire gukira. Ibyo byagufataga mu mutwe, ibyo byagufataga mu nda, yasohoka mu izina rya Yesu. izina rya Yesu ndabitegeka. Nibirekura umubiri wawe. Ntabwo uri icumbi ry'uburwayi, ntabwo uri icumbi ry'abadayimoni. Ibyo birozi bikugendagendamo, icyo gisasiro urwayeho, mu mavuta nahawe n'Imana. Biravuga ngo basiga abagwaye amavuta. Basiga abarwaye amavuta benshi, barangije barakira. Iyi video yoherereza umuntu urwaye, yoherereza umuntu ubabaye. Iyo diplome yawe ndayisengera. Akazi kawe kibanye ndagasengera.
uko aya mavuta atemba muri ibi biganza ariko igikundiro kigutembaho, uko aya mavuta ayaga ariko ubuzima bwawe bwongera kubonwa n'isi, uko aya mavuta nyagusenge yagusize, Imana igarura inyenyeri yawe yatwawe. Haleluya. Boshedike de sa Dawidi ava mu ishyamba, Samweli yamusize amavuta. Nanjye ndagusengeye amavuta y'ubwama kubeho, amavuta yo gukomera kubeho, amavuta yo kwaguka kubeho, amavuta yo kubukire akubeho. Ndahamagara amavuta favor anasita ibenimas, akira gutungurana, akira gukomera. Aya mavuta ndayasengeye mu izina rya Yesu. Ndohereza umuriro, iyo ngwara ni kure, iyo diabete nigende, iyo sida nigende, uwo muvuduko nugende, buri ngwara yose yagendaga mu mubiri wawe nategeka Jean Trebor ya Saidra, iri sengesho rikubeho, iri sengesho rigendagende mu bana bawe, iri disconnected, rigendagende mu kazi kora, iri sengesho usenge ngusiza amavuta mu izina rya Yesu. Dawidi akimara gusigwa amavuta yahindutse umwami. connected, Mwisi y'umwuka wera ndategeka herembo ya Saidra, wakire gukomera, wakire kugera kure. Imiryango yari iri bloke ndasenze mu izina rya Yesu ifunguke. Ngiye kukubwira umumaro itatu y'amavuta. Icyambere, iyo umuntu atetse amavuta, abantu bose muri quartier iyo yafunguye imiryango bamenye ko ari marakaranga. Mu izina rya Yesu igitangaza kigiye kukubaho, kigiye guhumurira abantu. Abantu bumva impumuro y'urukarango bakamenya ko abantu bashobora kuba batetse ifiriti cyangwa barimo barakaranga. Nanjye ndagusengera mu izina rya Yesu, impumuro y'umwuka wera yongere kubeho, impumuro yo guhumurira abantu, ubwami bukubeho, wakire kugera kure, wakire gukomera, utangire uhumurira abantu, igisubizo kiguhumureho. Ugendagenda mu nzira abantu icyangiro bagusize n'umwuka w'ikinuko, mu izina rya Yesu ndabitegeka birekura ubuzima bwawe. Kindi kigaragaza amavuta, iyo yasize ku cyuma cyagwaye umugese, iyo gikwibye ibintu byose bivaho. Amavuta y'Uwiteka agiye kugukuraho karande, amavuta y'Uwiteka agiye kugukuraho icyangiro, amavuta y'Uwiteka agiye kugukuraho imbaraga mbi bari baragushizeho, amavuta y'Uwiteka agiye gutuma ubona visa, amavuta y'Uwiteka agiye kugukura mu byaha, amavuta y'Uwiteka agiye kuguhindura ubuzima mu izina rya Yesu. Akira amavuta. Cya gatatu, imodoka itagira amavuta ntishobora kugenda kuko ihita icumba. Iyo ubaye udafite amavuta y'umwuka wera nta burinzi buba buguproteje. Akira amavuta. Abakobwa 5 b'abanyabwenge bari bafite amatabaza, bafite amavuta, nawe nkwatuyeho amavuta hirebori ya sai. Abandi 5 b'abapfu baje gutira amavuta, kwatuyeho amavuta. Nari mvuze ngo akira amavuta, ariko disconnected, anointing, connected, akira, receive, I receive in the name of Jesus Christ. Kwatuyeho amavuta, akira, akira amavuta y'umwuka wera, mavuta gukura mu byaha, mavuta gukura muri karande, amavuta gukura mu bisekuru, amavuta gukura mu bukene. Receive, I receive in the name of Jesus Christ. Kwatuyeho amavuta, kira amavuta, kira amavuta y'umwuka wera. Haya ndayagereranya n'amavuta. Akira amavuta, receive anointing, mavuta gukura mu mbaraga mbi, mavuta agukura mu bisekuru, mavuta agukura mu nzozi z'abapfuye, amavuta y'umwuka wera agukuraho ibicaniro bagusizeho. In the name of Jesus Christ, receive anointing. Mavuta hindura statu y'umuntu, mavuta hindura profile yawe. Ndasenze umwuka wose bagutambyemo mu izina rya Yesu, aya mavuta hinduka umuriro, uve mu buzima bubi wari urimo, uve mu buzima bushaririye, ibintu byose bari barakoreye umubiri wawe nategeka mu izina rya Yesu. Receive anointing. Imbaraga z'Imana zikubeho. Icyo kigeragezo uhagazemo mu mavuta y'umwuka wera ndategeka kugisohokamo. Iyo ngwara yagendagendaga muri ayo mavi, ibyo bintu bituma udatambuka udahina amavi, ndabitegeka nibire kuri ayo mavi. Ibyo bintu bishanyarara muri ayo maguru bigatuma utambuka wumva uri muraribwa, watambuka ukagira ngo namahwa guhanda, ndabisengera mu izina rya Yesu nibire kuri umubiri wawe. Sherobori ya side pandike de zaimeni for
rekura, rekura wangwara we, rekura dayimoni, ndagutegeka rekura. Mubiri wawe ni wakire gukira, mubiri wawe ni wakire ubuzima. Ingwara dayimoni yateje umuryango wawe ndayisengera. Mama wawe ahora arwaye, ibintu atazi bikamujya umugongo, bikamuhekenya, bikaraba bimutondagira nk'intozi. Ndategeka uyu mwuka aho uturuka hose nurekura, rekura mu izina rya Yesu. Akira kubohoka. Yeremiya 40:4 haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Akira kubohoka. Imana igukuyeho ingoyi y'umwanzi, Imana igukuyeho ingoyi z'abarozi, Imana igukuyeho ingoyi y'icyangiro, Imana igukuyeho ingoyi yo kudakora ngo utere imbere, Imana igukuyeho ingoyi y'ubushomeri, Imana igukuyeho ingoyi waruziritse. Uwiteka kuziture wa mukobwa we mu izina rya Yesu. Waruziritse wa musore we, ukageza imyaka 45 utarashaka, urambagiza abandi bagashira mu mago. Uyu mwuka kuveho mu izina rya Yesu. Receive anointing. Uyu mwuka tumurambagizwa, bandi bagasora save the death, wowe ntushake, nukuveho mu izina rya Yesu. Receive anointing. Mavuta y'Imana kubeho. Uyu mwuka tumudepoza, ushaka visa ukayibura, abandi badepoza bakayibona, ukuveho. Uyu mwuka utumushaka ibyangombwa ubwene gihugu ukabibura, ndategeka uyu mwuka kukurekura mu izina rya Yesu. Uyu mwuka utuma abana bawe badahuza, ndohereza amavuta y'umwuka wera mu rugo rwawe, abana bawe bongere bahuza. Akira ubuhanuzi bw'Imana. Yari Prophet Imana ivuga. Kanda subscribe, wakira igitangaza cy'Imana. Ndagusengeye Imana igukorera igitangaza. Ku cyumweru ndagutumiye mu masengesho, azaba saa 6, azabera Kabeza ya Remera, aho bakunda kwita Samuduha, mu cyapa y'imodoka zihagarara mu kigo cy'abamisiyoneri cyangwa se mu kigo cy'abazungu. Aho tuzatafite igicaniro cy'amasengesho cy'umuriro. Ngwino dusengana Imana, wakire kubohoka, wakire gukira ingwara, wakire kuva muri ubwo buzima. Niba waragiye kwa muganga bikanga, buri Imana ikoresha abantu babiri. Disconnected. Ni cyambere yakoresha muganga. Abaganga bariho kugira ngo bagukize iyo ngwara. Iyo bananiwe, ubutegereje Imana, ubutegereje abanyamasengesho. Niba byarananiranye, ndagusengeye ibyo abaganga bananiwe, Uwiteka bikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen.